Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona ndi muri ecosystem za mining ya Pi Network mwimbere harya muri ya madaps agera mu bihumbi 3. Uyu munsi wa none aba developer bagenda ba creating cyangwa madaps iteguye gutanga ibicuruzwa mu buryo bwa goods and services by'umwihariko kwakira igiciro cy'ibihumbi 314 $159 by'idolari, cyane ko na nicyo giciro kiganje muri ecosystem za mining ya Pi Network. Nk'uko mubibona no muri dashboard iyi bank hagiye harimo uburyo ki bwa send, uburyo bwa receive, uburyo ki bwa swap cyangwa cross chain, byose bigiye bigizote birimo. Nk'uko ubibona harimo uburyo ki bwa Bitcoin, harimo Ethereum, harimo Ripple, harimo Stellar n'andi macoins agiye atandukanye by'umwihariko na Pi Network kwa cya giciro cy'ibihumbi 314 $159 by'idolari. Navuga ngo iyi DApp cyangwa iyi bank by'umwihariko ndayigukumbuje cyane ko uyu munsi wa none tuba dukoze video cyangwa tubabwira ngo nyaboneka mujye muza muri ecosystem ya Pi Network mutemberemo mucekinga ibintu ure buryo ki wakohereza cyangwa wakora receive cyangwa wakora swap cyangwa crossing amachain cyangwa urebe na coins ahigeze cyangwa coin igeze, unige n'uburyo ki ushobora kubookinga nimba ari na ticket y'indege cyangwa uburyo ki ushobora kodaringa ikintu cya gushipinga ibicuruzwa byawe bikuye mu bihugu kimwe cyangwa bijyana mu kindi gihugu. Ubanze ubyiga cyangwa ubyimenyereze cyane ko niyo gahunda uyu munsi wa none cyangwa system cyangwa kwa team ya Pi Network irimo uyu munsi wa none. Yego ibintu biracyari mu igeragezwa, ntabwo biraba confirmed cyangwa madaps atangire gukorwa cyangwa gukora kwa kira giciro cyangwa gukora muri ecosystem mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa uburyo bwemewe na kwa team. Uyu munsi wa none ibintu biracyari mwigeragezwa, ariko nubwo bikiri mwigeragezwa navuga ngo bigeze nko ku kigero cya 70%. Ushobora kwibaza ngo aha hantu ni he cyangwa muri iyi DApp yitwa gute cyangwa twahageze gute. Niyo mpamvu tuba duhari by'umwihariko nka Mbarusha Mining TV ngo tubaguiding namwe muze mugire ute mwirebere cyangwa mwigereremo. Hanyuma ndagaruka ku bantu bakeneye amacoins, waba ukeneye Picoin ukicaro zifite, waba ukeneye Ruby cyangwa Sidra cyangwa nandi macoins ajya atandukanye za BNB, za Tone, za Bitcoin, za Ethereum cyangwa unazifite ugurisha nanone ukeneye amafaranga cyangwa ushaka gutangira umwaka ufite amafaranga, wareba muri commentaire z'iyi video urabonamo nimero nkoresha kuri WhatsApp ndetse na link ya WhatsApp group joining uze tujye tubana umunsi ku munsi, cyane ko cyangwa kwera ko hari amakuru amwe namwe dukunda gucisha ku mbuga za WhatsApp ariko dukunda kuzana kuri YouTube, bikora ko kuri YouTube tuzaho gake gashoboka, ariko kuri WhatsApp tuba duhari amasaha 24 ku yandi. So rero ndagira ngo mbagaiding mbageze hano muri iyi bank, hanyuma nawe uze wirebere ibyo bamaze ku updatingamo, cyane ko no mu developer cyangwa n'aba developer bagenda ba updatingamo utuntu tugezweho cyangwa tw'umumaro by'umwihariko ku mupayiniya umunsi ku munsi. So nimba uri mushyashya akariko bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe ufungure inzogera kujya tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko ikintu cya mbere n'amakuru. Yes, nk'uko mubibona ahangaha turi muri Pi browser nk'ibisanzwe, ahangaha nta muntu utahazi. Ukimara kugera ahangaha uraza ukande hano kuri Pi Apps, okay, ndagira ngo tugendane 5 kuri 5 kugira mwese mugire ute mubyirebere. Ukimara gukanda kuri Pi Apps uraza no kwiki gice cya Mainnet Apps. Ndagira ngo dutangire umwaka buri wese azi neza uburyo cyo ushobora gusura ari amadaps ari muri ecosystem za mining ya Pi Network cyangwa ari hano muri ecosystem, utangire wige cyangwa wimenyereze uburyo ki bikora. Ukimara kugera ahangaha uraza wandikemo ACB Bank
cyangwa wandikemo ACB birahagije. Nurangiza ukore search. Ukimara gukora search uraza uhita ko uyibona ni iyi ngiyi iri hano hasi ibanza. Ukimara kuyibona uraza ukande open. Okay, nurangiza ugira ute uyisure. Okay, ndagira ngo tugendane 5 kuri kagenzi kako. Ukimara gukanda open urahita winjiramo, urategereza nyine, bisaba ko ufite na network cyangwa na telefoni yawe inyaruka, ariko yo inyaruka ntabwo bigira ute, ntabwo bitinda. Okay, reka dutegereze gato cyane ama network. Okay, njya marana ko iseko ifunguka, dore nahangaha twahageze. Nawe uze nyine ubyirebere cyangwa usure iyi dapu urebe imaze kugeramo n'ibyo umudeveloper cyangwa nyiri kuyicreating ashobora kuzapudetingamo byose. Nyaboneka mutangire mugire ute mu byitozo, biga uburyo ki ushobora guswapinga P-coins mu ma Bitcoin cyangwa mu ma Ethereum cyangwa mu ma USDT. Biga uburyo ki ushobora gusendinga coins zawe runaka, cyangwa nimba ari amapi ugiye nko kugura imodoka cyangwa ugiye gushipinga imyambaro cyangwa imyenda cyangwa ibikoresho by'ama electronique, ukamenya uburyo ki usendinga ama coins yawe. Kubera ko ibintu byose burya umuntu agomba kubyiga bikiri mu igeragezwa cyangwa bikiri mu igenzurwa, kubera ko nibimara kuba amafaranga ukayohereza nabi cyangwa ukayayobya, burya ikintu cyagiye kiba cyagiye nubwo kugaruka ari igihe bigorana, ariko ni byiza ko ubanza kubyiga bitaratangira gukora 100% mu buryo bwa nyabwo. Ibaze rero ufashe nk'amadolari angana gurya $400 by'idolari, warangiza ukabyohereza cyangwa ukabiyobya, burya bari ikibazo gikomeye cyane mu gihe wabonye amahirwe yo gutangira kubyigiraho cyangwa kubyitorezaho bitaremezwa cyangwa bitaraba confirm. Ndigira murabona ko harimo na ISO 222 banking, byose ushobora kugira ute kuza ahangaha ukabireba 5 kuri 5. Turi kumwe rero, mukomeze mukande kuri subscribe, mufungure inzogera kugira ate tubana natwe cyangwa mujye mubana natwe hano kuri Mbarusha Mining TV. Igihe cyose ya uploadinze video uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane.